Imana ishimwe. Uwo muntu arangiza muhanura ubuhanuzi buriko yasashimwe. Mbese nagira ngo nkubase kwavuganye n'Imana uracari mu murongo Imana yakusanzemo ikakuvugisha amagambo y'ukuri akakanya ukaburimo kuyishinja ko yanze kugusubiza ukiri mu murongo cyangwa mwene data wavuye mu murongo uratanukira none Imana ije kuguhiga isanga udahari. Imana ihimbazwe cyane. Nagira ngo gutangarize Yerobowamu nubwo abanye ibitangaza by'Imana niyigeze ahinduka. Yarakomeje Yerobowamu nyine abigicamuke abigitutsi haba ikintu gikora ibintu bitagira umumaro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryarambwe ngo Yerobowamu yarinze apfa nta gakiza k'Imana abonye. Yesashimwe mwebwe mukurikiye Impuhwe z'Imana TV. Ndagira ngo tugirane ibiganiro tubashe kuvuga uburyo Imana ikora ibitangaza, uburyo Imana ibana natwe, uburyo Imana iri mu ruhande rwacu. Yaba bari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba bari hanze y'igihugu, ngiye uvugana namwe cyangwa ngiye ugiye kuganira namwe. Nitwa Usengimana Denise, uyu mu karere ka Rwamagana, umurenge ni uwa Musha. Ndagira ngo mudutege amatwi tubagireho umugisha namwe mutugireho umugisha. Imana ibambere umugisha. Ndagira ngo ntangire gusoma muri Bible zacu, turambure twese tujye mu bami ba mbere ibice 13 umurongo waho turahera ku murongo wa mbere. Ngo buke haza umuntu w'Imana uvuye i Buyuda azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahageze ku gicaniro yosa imibavu, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati wa gicaniro we Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho hazatambira abatambyi bo mu ngoro bajya koserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Imana ihimbazwe cyane. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva ko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro avuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka bituma adashobora kugarura. Imana ihimbazwe cyane. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Gatandatu umwami abwira uwo muntu w'Imana ati ingingo Uwiteka Imana yawe asabira ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. 7 umwami abwira uwo muntu w'Imana ati ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi mugororere. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe ntabwo twajyana iwawe, sindiri no kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo ntugire icyo urya ntunywe n'amazi kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubiza indi nzira ntiyasubiza iyamuzanye ajya i Beteli. Imana iduhe umugisha. Twakomeje n'ubundi kuri icyo gice tujye kuri 11. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli, umwe wo mu bahungu be araza amurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Imana ihimbazwe cyane. Se arababaza ati aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu be ati nimumushyire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyira amatandiko ku ndogobe ayigendaho. Akurikira umuntu w'Imana musanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. Haramubaza ati mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati ninjye. Aramubwira ati ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gusubirana
nayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi ino sindi usangire nawe ibyo kurya simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kugira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyane iwawe arye kandi anywe, ariko yaramubeshyaga. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa, bacicaye ku meza. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati umva uko Uwiteka avuze ati ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije ukanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya basogokuruza. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo turimo gusoma rishatse kugaragaza uburyo abantu batumvira Imana kandi yaravuganye nabo. Imana ihimbazwe. Imana yatumye uyu mugabo ajya kubwira umugabo witwa Yeroboamu. Uyu mugabo witwa Yeroboamu yari yarabyawe n'umugabo witwa Salomo. Imana ihimbazwe cyane. Salomo yubasha Imana, ariko abyaye umwana ntiyigera yubaha Imana. Imana ishimwe. Muri ubu buzima tubayemo cyangwa muri ubu buzima tugendamo, hari abantu bumva Imana ivuze ariko ntibakurikize icyo yavuganye nabo. Imana ihimbazwe cyane. Imana ikavugana nabo, Imana ikagendana nabo, Imana ndetse igakora ibitangaza imbere yabo, ariko ntibumve. Imana ishimwe. Uyu mugabo Yeroboamu ntiyigeze yubaha Imana, aho kugira ngo yubahe Imana ahubwo we yakoresheje ubukorikori bwe, akoresha ibigirwamana. Imana irababara, ariko ngo irangije mutumaho umuntu w'Imana. Haleluya. Uyu muntu w'Imana imaze kumutumaho, imuha kondisiyo, imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo ngiye kugutuma ahantu, ariko nimara kwagutuma uramenye ntuzakora ikosa ryo kurirayo, ntuzakora ikosa ryo kunywerayo, ahubwo uzagenda ukora ibyo mvuganye nawe, nurangiza n'inzira waciye mugenda ntuzaba ariyo uca mugaruka. Imana ishimwe. Havugana n'Imana, imubwira amagambo meza, kuko yari yarangije kuba inkoramutima y'Imana. Ariko ikintu kibabaje, abantu barimo barashaka kuvuga Imana ariko ntibumvira Imana. Abantu barimo barashaka kumvira Imana ariko barashaka kuyumvira, bagashaka kuyumvira batandukanye n'ijwi ry'Imana. Ntabwo ari uko Imana ikora, ahubwo Imana icyo ikora iyo ikubwiye ukayumvira, igihe iyo kigeze irakugororera, niko Imana ibigenza. Ariko iyo watandukiriye ukajya hirya y'Imana, Imana ntabwo yakugororera. Abantu barimo baratuka Imana, ariko Imana si uko yananiwe gukora, ibintu byose irabishoboye. Ahubwo ikibazo cy'abantu ntabwo bagenda mu nzira y'Imana, barangiza bagatangira gutuka Imana ngo ibyo yababwiye ntabwo yabikoze. Ikibazo si uko yabikoze, kubikorera bishoboye, twishobora byose. Niko yabwiye Mose igihe Mose yari ku musozi Horebu, aragiye umukumbi wa sebukwe Yetiro. Imana aramubwira ngo Mose nshaka kugutuma ugenda kunkurura ubwoko bwa Egiputa. Mose arayibaza ngo uri muntu ki, urinde? Arayibwira ngo ndi Imana ishobora byose. Nagira ngo mbwire abantu, Imana ishobora byose. Ikibazo ntabwo ari Imana, ikibazo ni abantu. Imana ishimwe. Ngo uyu mugabo w'Imana aragenda, yari umuhanuzi w'Imana, ngo aragenda asanga Yeroboamu aho yaratanze ibitambo. Ngo aramubwira ngo Yeroboamu, Imana irantumye. Haleluya. Arangije kubimubwira, ngo aravuga ngo rero Yeroboamu, aka kanya ibi bicaniro zose wacanye, ibi bitambo watambye, Uwiteka Imana ntabwo abikunda. Hariyo mpamvu aka kanya hagiye kubiseseka, bigasesekara, uzabibonesha amaso yawe yombi. Yeroboamu aravuga ngo ntabwo byashoboka. Ngaravuga mutunga urutoki, mutunga ikiganza, ukuboko kose. Haravuga ngo none hani mumufate. Ngako kanya ikiganza n'ukuboko byo byanga kongera gusubira inyuma. Ngo arangiza aravuga ati uyu muntu bishobora kuba ari uw'Imana koko. Haravuga ngo noneho ntakambira Uwiteka, Uwiteka umutakambira hari yazumva. Ndagira ngo nkubwira ngo nubwo abantu batamwemera Uwiteka, bakagenda bakora ibyangwa n'Uwiteka, ariko barabizi ko Uwiteka ashoboye. Icyo cyo barakizi, kandi natwe tubivuga turabihamiriza. Hari ibyo twabonye, Imana ishimwe, hari ibyo twabonye Imana ikora n'amaso yacu yombi. Ntabwo tubona ibyo abantu batubwiye. Abantu muri iyi minsi bashobora kukubwira Yesu bakamukubwira nabi, ariko twebwe twamubonye amaso yacu. Nicyo gituma turimo kumuhamiriza. Uyu mugabo Yeroboamu nawe yabonesheje Uwiteka amaso, ariko icyababaje umutima wanjye, ntabwo Yeroboamu yigeze yemera. Haleluya. Ntabwo yigeze yemera ngo yubahe Imana, ngo umuntu w'Imana agarangije yongera gusenga.
guhamagara Uwiteka. Uwiteka arangije aramwumvira kuko yari yaragiriye umugisha ku Uwiteka mutona havugana nawe. Arangije gusenga ngo ibintu biremera. Guhamagara ukuboko biremera. Imana ihimbazwa cyane. Ndagutangariza nta wundi muntu ukora ibitangaza, ni Uwiteka wenyine niwe uvuga ibintu bikagira gute bikemera. na instance ibintu bijya byemera. Iyo dufunguye ijuru rigafunguka tukagirirwa umugisha wo kwegera Imana, hari ibintu byemera. Abantu ntibazakubeshe ku bantu ntibijya byemera, ariko ku Uwiteka biremera. Ku Uwiteka bigira gute biremera. Gutangarije itangazo, ibyo bintu nkubwira narabibonye n'amaso yanjye yombi. Abantu barakwanga ariko Uwiteka akakwemera. Abantu barakuvuma Uwiteka akakuvumura. Abantu baravuga amagambo bavuze Uwiteka akayatesha agaciro. Icyo nashakaga kukubwira ni Uwiteka ufite agaciro ku muntu. Imana ihimbazwe. Ngo uyu mugabo Yerobowamu, ngo umuntu w'Imana wari wamutumweho, nasanze ntaho yaratandukaniye na Yerobowamu. Icyo yari afite gusa cyonyine ni umwuka wera w'uko Imana yamutumye. Ngo ariko ngo Uwiteka yari yamubwira turamenye ntukore ikosa. Ariko ngo arangize kuko ibyo yakoze amaze kubikora asubira inyuma agira gute harataha. Cyokora ikintu yakoze ntabwo yasubiye muri ya nzira. Ngo ariko agiye ngo igihe kiragera ngo arimo kugenda mu nzira yumva arananiwe. Imana ihimbazwe cyane. Muri ibi bintu turimo kugendamo abantu bajya bananirwa, ariko ndagutangariza itangazo winanirwa Yesu arashoboye. Winanirwa Yesu yakora ibitangaza akagusubizamo intege mu rugendo. Wabwirirwa Yesu akaguha ibiryo ukarya ugahaga, warangiza ukongererwa imbaraga. Wabona byagucanze Yesu akabicangura. Wabona byakuyobeye Uwiteka akaza agashyiraho ikintu akakubwira ngo ngera ube ukongera ukabaho. Njyewe narabibonye aho umuntu abura umwuka Yesu akagarura umwuka, abaganga bananiwe. Nagira ngo nkutangarize itangazo Yesu arashoboye. Wimutesha agaciro Yesu arashoboye. Wimutesha agaciro Yesu ni imfura nziza. Wimutesha agaciro ibyo yavuganye nawe no kubikora uzabikora. Azabikora Yesu azabikora. Ngo arangije agasubira inyuma ngo igihe cyo kuba ananiwe ngo ajya mu giti cy'umwere. Imana ihimbazwe cyane. Niko Bibiliya yacu ivuga. Ngo ariko ngo umuntu wari uhari, hari umuntu uwo mwana w'umwami, ngo kandi akaba ari n'umuhanuzi. Ngo uwo mwana ngarataha abwira se w'umuhanuzi w'umusaza, aramubwira ngo nje kukubwira ijambo rikomeye. Ngo noneho nabonye umuntu ukora ibitangaza. Ngatangira kumusobanurira ibyo yabonye. Ngo umusaza aramubwira ati so umuntu yaba yaciye hehe? Aravuga ati nimuzane imitandiko. Ati nindangiza njye kureba uwo muntu w'Imana. Ngo agiye amusanga mu giti cy'umwere. Ngo aramubaza ngo mbese ni wowe muntu w'Imana? Ngo aratangira amubwira ngo ni njyewe. Oya wikwitangira amakuru. Haleluya. Tanga amakuru ari uko Imana yabikwemereye. Abantu barimo baraca hirya no hino, abantu bakitangira amakuru, bagaha amakuru Satani. Satani akababiza ibyuya, Satani akababuza amahoro, barangiza bagatuka Imana. Imana ntabwo ariyo kibazo, ahubwo ni wowe kibazo witangiye amakuru. Imana ihimbazwe cyane. Ngo arangise ngo aramubwira ngo rero ngo Uwiteka avuganye nanjye. Haleluya. Abantu bose bakubesha ngo Uwiteka avuganye nabo, banza nawe ubase Imana nikwemerera ubone gukora icyo ukora. Uyu muntu ugaranje aramubwira ngo Imana yambwiye ngo ngwino ngo dusubirane inyuma, ngo niturangiza gusubirana inyuma ngo ugende uryame uruhuke, ngo urye kandi unywe, ngo ni ko Uwiteka avuze. Haleluya. Dufite ibibazo muri iyi minsi, mwabavandimwe banje mwe murimo kunyumva. Dufite ibibazo muri iyi minsi birimo kugenda bidusubiza inyuma. Dufite ibibazo muri iyi minsi birimo kugenda bitwamura Imana yadushizemo tugasubira inyuma, ariko twimenye inda. Ndabatangariza itangazo, igihe utazemera kugendana n'ibyo umwuka yakubwiye uri inyuma y'umwuka. Igihe utazemera kugendana n'ibyo umwuka yakubwiye, icyo ushaka kugeraho ntabwo uzakigeraho. Uzahora udindira, uzahora usubira inyuma. Ariko njye banje kukubwira ngo niba Mwuka Wera avuganye nawe, gendera ku ijambo rya Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe ufite inshingano ku buzima bwawe. Mwuka Wera niwe wavuganye nawe no kubikora azabikora. Humura wigira ubwoba, ibyo yavuze no kubikora azagira gute? Azabikora. Ngo umugabo aragenda yibagirwa ibyo yavuganye n'Imana. Ikibazo kiriho ubu abantu barimo baribagirwa ibyo Imana yavuganye nabo. Abantu barimo baratera umugongo Imana, ahubwo bagakurikira abantu. Oya wikurikira abantu, kurikira Imana yavuganye nawe. Ni ifite urufunguzo rw'ibyawe. Imana ihimbazwe cyane. Ikintu cyambabaje ngo umuntu w'Imana yagera aranywa, arangiza aratuza. Ngo igihe agituza ahubwo Mwuka Wera w'ukuri ahita amanukira muri wa wundi wamubese. Haravuga ngo noneho umva uko Uwiteka Imana avuze. Ngo aravuze ngo kubera ko wanze
ntiwamwumvira ngo ntabwo uzirirwa ugera i Buyuda ngo ahubwo uzagwa mu nzira wishwe n'intare ngo n'intumbi yawe ntabwo ari izahambwa. Imana ihimbazwe cyane. Ikintu cyababaje umutima wanjye aho twari dutuye aka kanya turimo turayikura kandi ariho umugisha wacu uri. Aho twari dutuye turimo turahava kandi ariho umugisha wacu uri. Imana yavuganye natwe twahasimbutse kandi niho Imana irimo kugushaka. Imana aho yavuganiye nawe aho niho igushaka. Ikibazo abantu bavuye ku mvugo y'Imana bakurikira imvugo y'abantu kandi abantu ntacyo bagufasha. Hagarara ku mvugo y'Imana, uhagarara aho yakubwiye isezerano mwarigiraniye. Aho niho Imana igushaka. Imana yakubuza wa muntu we, garuka mu murongo w'Imana. Imana yakubuze, garuka imbere y'ahera muvugane n'Imana. Imana ishimwe. Imana ntabwo yananiwe. Ndagutangariza itangazo ahubwo wavuye mu murongo w'Imana. Imana ntabwo yananiwe ahubwo warasimbutse ujya mu byawe ukurikira abantu badafite umumaro. Haleluya. Imana aho yavuganiye nawe no kubikora izabikora. Ikibazo ni wowe, ikibazo ni njyewe. Ikibazo aho twavugani irahagera yanshaka ikambura. Uyu muntu w'Imana akigerayo akimara kurya no kunywa, Imana ishimwe, uwo muntu arangiza amuhanura ubuhanuzi buribwo. Yesu ashimwe. Mbese nagira ngo nkubase twavuganye n'Imana uracyari mu murongo Imana yakusanzemo ikakuvugisha amagambo y'ukuri. Aka kanya ukaba urimo kuyishinja ko yanze kugusubiza ukiri mu murongo, cyangwa mwene data wavuye mu murongo uratandukira none Imana ije kuguhiga isanga udahari. Imana ihimbazwe cyane. Nagira ngo gutangarize Yerobowamu nubwo abonye ibitangaza by'Imana ntiyigeze ahinduka. Yarakomeje aba Yerobowamu nyine haba igicamuke, haba igitutsi, haba ikintu gikora ibintu bitagira umumaro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Yerobowamu yarinze apfa nta gakiza k'Imana abonye. Yarinze apfa ari ikivume, yarinze apfa ijwi ry'Imana ritakivugira mu gutwi kwe. Imana ihimbazwe cyane. Yarinze ava mu mubiri Imana itamuzi, yarinze arimbuka kandi Imana yari yamutumyeho kandi abwirwa n'amagambo yakaba yamugirira umumaro, ariko ayo magambo avamo umuvumo kandi yari amagambo y'umumaro. Ndagutangariza itangazo, hari abantu bajya batubesha ngo Imana ntabwo ijya ivuguruza ku byo yavuze iyo utagendeye mu masezerano yayo ngo ugende uyubaha. Imana irivuguruza. Imana ihimbazwe cyane. Imana yigeze ibwira umugabo witwa Mose ngo ikizakubwira ko ari njye uvuganye nawe ngo nuko nzagucura nkakujyana kuri uriya musozi navuganye nawe mugakorera Imana. Ariko ntabwo Abisiraheli bagezeyo ahubwo hagezeyo abana babo. Imana ihimbazwe cyane. Bamwe bapfira mu butayu kubera kutumva Imana, kubera kutubaha Imana. Imana iraguhamagara ariko yaguhamagara ukagira ngo ni umunyenga gusa, ariko hagati ntabwo ihakwereka. Ibishaka kugira ngo uzagendere hagati mu bitunganye, ibishaka kugira ngo nugera hagati izarebe gukomera kwawe. Icyo ni cyo Imana ikora, ndayikunda. Itandukanye na Denise jyawe urimo kuyivuga, itandukanye n'abana nabyaye, itandukanye n'umugabo nashatse. Imana ndayikunda. Je t'aime, I love you. Ndagukunda mubyeyi kuko unezeza umutima wanjye, uratandukanye. Imana nagira ngo mbamenyeshe ngo irihariye. Imana ntabwo yaba nkanje, Imana ntabwo yaba nk'abandi bose, ahubwo Imana irihariye ubwayo. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe cyane. Wowe unyumva unyikiriza Imana ishimwe. Imana ishirwe hejuru. Muyimpere icyubahiro irashoboye, muyinzamurire icyubahiro irashoboye. Ni Imana y'amahoro, ni Imana itaregurizwa izuru kandi ibyo njyewe yambwiye no kubikora ndimo nabibona ibikora. Imana ihimbazwe cyane. Ngo ariko umuntu w'Imana ngatangiye gukora ibyo ngibyo, umva ikintu cyambabaze bene data, ngo asubiye inyuma, ngo aragenda, ngo akirimo kugenda, ngo aragenda ngo ageze ahantu, ngo yari ari kumwe n'ifarashi imuhetse, ngo ageze ahantu ngo abayikubitanye n'intare, ngo intare imukuraho igira gute iramwica. Ikintu cyantangaje ntiyigeze ikora ku ndogobe yari imuhetse, ngo indogobe yagumye aho ngaho, n'intare iguma aho ngaho, n'intumbi iguma aho ngaho. Imana ihimbazwe cyane. Ngo abasubiye inyuma, ngo baragenda barabivuga, ngo barasa baramufata. Ntabwo yigeze agera i Buyuda ngo asubire inyuma agera aho Imana yari yaravuganye nawe. Impamvu abantu turimo kugenda turimo turapfira mu butayu, ibyo Imana yatubwiye naho yatubwiriye ntabwo ariho irimo kudusanga.
kudusanga, irimo irasanga twarataraye, irimo irasanga twaragiye. Ariko ndagira ngo gutangarize ngo ni wubaha Imana uyu munsi ukagendera mu bitunganye, uvugana nayo iby'ukuri, nayo izakugirira neza. Humura ntabwo ari Imana y'intambira kibi, humura ntabwo ari Imana y'ingome, ni Imana ifite ubuzima gatozi mu bumana bwayo, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ihimbazwe cyane. Yigeze ibibwira umugabo witwa Yesaya, iramubwira ngo kuko umwami Imana asa n'abantu, ngo nicyo gituma namwara, ngo kandi ngakomera mu maso yanjye, ngo hakaba nk'urutare ariko hasi niho hanejeje, ngo kandi mbizi neza ko ntazagira gute, ntazakorwa n'isoni. Reka mbabwire ntabwo muzigera mukorwa isoni mwarakurikiye umugabo. Uyu mugabo nugenda mu bitunganye ntabwo azagusebya, uyu mugabo nugenda mu bitunganye azakugirira neza. Nje kugukomeza niba ugendera mu bitunganye, nje kugukomeza niba ugendera mu z'ukuri, nje kugukomeza niba utagira uburyarya, nje kugukomeza niba utagira umwaga, nje kugukomeza nugendera mu nzira itunganye. Yesu azakugirira neza. Imana ihimbazwe cyane. Impamvu y'amagambo nyavuze nuko abantu batumvira Imana nta cyiza bazigera babona. Haleluya cyane. Nubwo waba utunze utunganiwe ariko utubaha Imana nta mugisha urimo. Abantu bubaha Imana ndabakomeje, nimukomere Imana izatugirira neza, nimukomere Imana izatuzamura mu ntera. Uyu munsi twaba turi hasi ariko kuko twubashye Imana zo tukajya hejuru. Nimuhumura kubaha Imana nibwo bwanje kuva mu zaha ariko kujijuka. Nimuhumura nimukomere kuri uyu mwami. Uyu mwami azatugirira neza, uyu mwami azatwagurira amarembo, uyu mwami. Haleluya cyane. Njya ubivuga narabibonye aho napibaga 42 nk'abandi muri 69. Ni Imana izabigenza neza, mwigira ubwoba. Ni umwami azatugirira neza, azatugwanira intambara. Narinje kubabwira ngo umuntu utubaha Imana uwo ngo ntazabona ubwami, ariko umuntu wubaha Imana akumvira itegeko Uwiteka yamutegetse, uwo ngo azajya ku byo kurya by'umwami. Ariko ndagira ngo mbabwire uyu mugabo Yerobowamu n'uyu muntu w'Imana, nubwo ari umuntu w'Imana avuga iby'Imana, ariko ntabwo yagendaga ku mategeko y'Imana, yagenderaga ku mategeko y'abantu. Abantu baramuyobyaga akagenda. Ariko ndagira ngo nkwinginge, wowe wumvishe ijwi ry'Imana, subirayo wongere uyibaze, ikubwira ukuri nyakuri. Wikurikira abantu, nukurikira abantu urapfa, nukurikira abantu baragushingura, nukurikira abantu iby'Imana yakubwiye ntuzabibona. Ariko nukurikira Uwiteka azakugirira neza. Imana ibampera umugisha yemwe, Imana ibongere ibampera umugisha. Mwebwe mwumvisha aya magambo narinje kubabwira ngo gusa iyo wubashye Imana nayo irakubaha kandi ikakubahisha mu bantu, ikagushyira ku nkike. Icyo nkike yarangiza kuziritagura, yarangiza ikagushyira ku karubanda aho abantu bose bakureba, ikagukorera ibyiza, ikaguha ubukwe, ikaguha abana, ikakurinda kuba ingumba, ikaguha amafaranga ukarya ugahaga. Iyo niyo Mana ndimo kubabwira. Ariko ibyo byose bibona umuntu wagize gute, wubashye Imana akagendera mu mategeko yayo. Turashimira Imana itubwira ijwi ryiza, yarangiza ikarisohoresha amaboko yayo. Urakarama Yesu mwiza, urakarama nshuti nziza, urakarama bwugamo bwacu. Turagukunda, turakubaha kuko hari ibyo twakubonyemo. Niyo mpamvu databa twese ntabwo tureba twebwe ibyo dusingira imbere, ahubwo turareba iby'inyuma wigeze ukora bikaduha avantage yo gukomeza imbere. Bivuga ko imbere nabyo uzabikora kuko ibyo wakoze nibyo byari bikomeye cyane. Turagushimiye mwungeri mwiza rero, turagushimiye nshuti y'umusaraba. Abantu bose bari barimo kumva iri jwi ndimo kuvuga mpumekewemo nawe, ndakwinginze bampera umugisha, ndakwinginze ngo amavuta y'Imana basesekareho. Buri muntu wese wumvaga atarimo kumvira uyu munsi atangire kumvira, kugira ngo ibyiza byo mu ijuru abirye. Ntawe umuhagaze hejuru. Uwiteka Nyiringabo Imana agiye gukora ibitangaza, agiye gukora ibyo abantu bananiwe, agiye gukiza indwara abantu bananiwe, agiye gukiza diyabete, agiye gukiza kansa. Ibyo byose Mwami arabishoboye. Za ndwara zananiranye Umwami arazishoboye. Ndakushimiye Yesu, urakarama rero. Twese tukuzamuriye amaboko kuko uri Imana igira neza. Izina ryawe ngaho nirihabwe icyubahiro, ko wumvishe kuvuga kwacu no gusenga kwacu. Uhimbazwe. Twese twumanike amaboko kuri Umwami w'amahoro. Izina ryawe rishimwe none n'iteka ryose. Amen.